Butanyerera naturutse mu murenge wa Shingiro nsengera umuturage w'Abadivantisiti. Ubuhamya ndi gutanga ni ukuvuga ngo nahoraga mbabaye ndwaye n'amakimbirane mu rugo garimo. Mbere y'amakimbirane naje guhura n'ibigeragezo mbona ingagi ziri kuza uwiwanje mbona yahindutse ingagi. Ubwo ku munota wa nyuma hari umukecuru wambwiye ati uzaze ngujyane mu shengesho hari icyo Imana izagukorera. Ubwo naraje mu kugera hano nta kindi natanze, icyifuzo nicyo natanze mu kugitanga. Nyamara nshimira padiri numva aravuze ati hari umubyeyi ingagi zazaga kwica nijoro atari izo ngagi tuzimukuyeho. Ubu ni ukuvuga ngo muri ayo meza abiri maze nta kintu nacumva mu nzu kugira ngo mugo mutujije rufite amahoro. Nibyo ndi kugira ngo mumpere Imana amashyi nta kimana itangure mufatanyije ni meza kuzwe. Nitwa Bonifilipo Nyiramivumbi nigira hano kuri Busogo. Icyo nje gushimira Imana mu isengesho ryasize iwanjye hazaga ibisimba imbwa zikaza n'igitando zikaza ziri kwirukanga zigaturiza iwanjye. Udusamunyiga dutatu tukaza dukurira igiti twagera mu giti tukabwezagura. Noneho ubwo naba nicaye mu gikoni hazaga ngira ubwoba mbuze ibindi hanze nkaza guhaguruka naza mpengeza nkabura umuntu. Ubwo kavuga ati hari Satani imirire mibi y'umwanzi. None kuva aho padiri abivugiye mu isengesho ryasize ibyo bintu ntawe nanyongera kubyumva kugeza ubu. Ndi kwicara mu nzu ngumva ndatuza. Tukaba ari neza kuzwe. Turashimira Imana rero gasimbira n'Imana yaduhaye uyu mupadiri wacu wo kuzara dusengera kirukana abazimu n'abadayimoni. Imana izamwandikira gushimira Imana hari ubutumwa bwatambutse gushimira kuvuga tubwira izina nateye Kimana Gatoja Damascene natusi Musandare yatero noneho paruwasi ni Kampanga ariko nkabanzaga gusengera hano hamwe n'abandi kwifatanya gushimira. Ubwo rero yatanze ubutumwa yavuga ati muntu ufite mu mihogo hari gufatana adashobora kugamba uwo muntu Imana yamukijije. None ubwo Imana rero yarangije kuvuga ngubwo Imana kuva hano nta mihogo nongeye gufatana nagitera gishengesho mu bwoko bagafatana bikamera nk'ariko ririmo. None Imana yarangije Nyagasani Yezu ni muzima kandi azahora kiza buri gihe maze Nyagasani akomeze afashe uno padiri n'abakozi be maze ahasigaye Imana ikomeze muhamugisha muhundagazeho Roho Mutagatifu maze imuhe ubugingo bw'iteka ahora asabira rubanda bose. Yitwa Nzitabakuze Theoneste nkaba naturutse muri paruwasi ya Rambura. Ubushize turi mu isengesho ry'ikazuba padiri yaje kuvuga ku muntu wari waguze amafaranga. Nari natsindisha abana babiri ubu umwe mujyana ku ishuri ariko ngiye kwishyura undi amafaranga yabura. Nuko tugeze mu isengesho aravuga ati hari umuntu waguze amafaranga yari yagurishije umurima ariko bagiye kunywa inzoga z'abagabo amafaranga bavuga ko yayanywereye. Ubwo munsi rero twaratashye maze n'iminsi 3 umwana wa kabiri ari gushaka uburyo n'ibindi rero genda ubura pangira umuryango ugenda Nyagasani ataracira inzira zaba ari kubona amafaranga. Umwana agiye kureba mu bitabo byasanga mama we yarabitse 20,000. Mushimira Imana n'iy'umunyamaguru. Ngurura paruwasi ya Murangwa. Uyu mwana yarafite ikibazo ibyavuga bikabyica agapfa nijoro agapfa agatabaza abantu bavugisha kure. Naravuje hose byaranze padiri igiharuka ku Kinogo ntabwo ibintu byafataga agapfa ngo Yesu yamukijije. Mu gihe padiri atashe ariko kugenda n'imbere yanjye numva umwana yongeye bamufashe yamufashe yaza narafata mu mugongo akankomeza mumva twishikanuza bitariruka ntabwo na padiri ku modoka. Padiri mbere umwana umugisha kuva icyo gihe ndashima Imana ko kuva umunsi padiri yava ku Kinogo ibyo bintu byahise bigenda burundu ntabwo byongeye kugaruka. Buri umwana wanjye yarakize mu mpera Imana icyubahiro. Sakozwe twanyeka Kristina Mukarusanga nkabanga naturutse muri paruwasi ya Birungi. Paruwasi ya Birungi muri diocese ya Birungi. Ariko izi saha nkaba mbarizwa muri paruwasi ya Busogo. Bongerewe icyo ndi gushimira Imana yankoreye
naraje nyumara kugera inaha byara umwana nyumara kumubyara aza arangije amezi 12 ubwo rukumva mbese yaragiye gushika umwaka. ubwo umwana ngiye kubona mbona arafashwe yikubita hasi ko yamanje arashiduka. mu gushiduka umwana turamufata twari turyamye ari mu gitondo. umwana twese aravuga ngo ni mumuha gufate. ubwo umwana ndamumuhereza, umwana aramufata akirikuze tugiye kubona tubona bibaye nk'ibitsimbutse. umwana bibaho ariko yari afite ikibazo cyo kunyara mu buriri, amaze gucyifuza mu cyebo avuga gutakambira Yesu. ubu ngubu umugabo ntakinyara mu buriri, ni muzima, Imana yaramukijije. umuhe Imana amashyi.